katazara munye yagiye kuzana ruguru hano kwa bizagwira niwo murajije yego datawe iyi nayo sinzara ndafurahiye iyi nayo sinzara yo gushaka no kunywa amazi y'ibijumba kandi mbere nkiri umusore nakoreraga ibirungo nka bitatu by'ibiceri byose nkahita mbijya nazanye mwafu ibintu byakomeye na patente bararwa genda ugire nawe ndi kwibaza impamvu utaje na patente bararwa wa betini imana ije kora hano bayajyanye bayajyanye uvugisha ukuri se bayajyanye ese kuri igihwera bajya gupetinga betingi izo na peti ese bakoze iki abarara babumagaye kugera ngo bahinuza gubice bampaye mu ijana utubetingi wafata telefone mu ijana none ni telefone arajyana ese kuri iki umuhaye ijana ari iryawe yari iryawe umwari wanyu nose nyine ko nagutumye ari iryawe abashukanyagwa wajya umera nka sipasha ukaba umuntu w'umugabo wajya umera nka sipasha ukaba umuntu w'umugabo ukomeye ufatika ubona kugenda uri nk'inzego urangira komeye ndabatize banwa amafaranga menshi kurutwa na dodo mani amafaranga menshi kurutwa na dodo kanyarwanda kurahiye karutwa na rutabaza nose ubu ngubu ko twatuvuganye ko ari amamini nk'ay'ibijumba tugiye gukoresha umunyu ugiye kuzana ubu ibijumba bibiri birimo ukajya kimwe nkarya ikindi uzi ko nta n'ibindi ntabwo zose urumye ndamudiriganya hari izo wasize usoromye hari izo wasize usoromye gusa ugera kandi ndamudiriganya ntabwo utari guhaha shawa genda uzisorome uzidirigeho genda uzisorome uzidirigeho zerereze gusa umuntu aho amafaranga ikajya kuyajyana mu rusimbi wajya utekereza kabiri nyine se urumva watekereje kabiri cyangwa watekereje rimwe gukina urusimbi ntiwatekereza kabiri kugura umuntu ariko njye nungutse mfite amafaranga aha nimba wungutse rero ukora hano ngaho ukora hano njye abantu bayantwaye nungutse agabi ubwo nyine uwenze ibidahiye biratemba ubwo nanjye naratemesheje nose n'ibyaye igipfira kiri gato nuko nyine nkurikize tuzi nabacuje nkurikize ko nanjye ari gutyo nari meze kera sawa ntabwo wigeze kubetinga narabikoze genda urebe ibijumba rero bizanire hariya cyangwa wabiri n'igikisi karya umuriro karya umwanda kabezana izo mutese kutazigiza mpande ko nari kuzikubura kose ari byo gukubura ndazikura kiravuga de nawe nabyumva ugira ikibazo nyiramende uri kubona amasaha atageze kugira ngo nateke ariko rero hari ikintu nkeneye kumenya iyo cyamusobanure niba ndi umukozi hano nabyo mbimenye icyo ni ikibazo wakagombye kumenya wazakoze inshingano z'abagabo ukareba ko nukubaha nk'uko wowe ukora akazi akazi ko kakubera mba ntabyemeye gira vuba ubundi nabyo nawe irambere nose sinaye byogegera birabyumvira reba hariya kure birabyumvira ari amabuni reba amajerekani yose nta mazi ari gira vuba se ngora ahagaze gira vuba se nose sinahasohoka hariya hose harakugura je naho ngaha no kubura na kusa ubu wabuze n'igiciro cyiza nacyo kudodesha n'umupira wawe cyangwa utegereje ko natwe nzakugura none se kumbwira ngo ujye guhaha ukambarira ntayakura he reba nkagukureba wambaye nkabaza ubu ntabwo utekereza no kumusenya ngo tuba wambaye none se ni njyewe uba wiyanze noneho ngo nse neza nk'abandi bagabo wamaze kuhakubura nasoje ubu rero ukuntu ibintu bimeze urumva ukubura zana kuva mu kuza n'utakura ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze ugiye kugenda dore ituri imeze nk'igiye uri kumva ugiye kugenda iriya myenda uyimese uyinoze uri kunyumva nari amajerekani uyoze uyavome na biriya byombo byoze mu masaha abiri
ubu maze no guhisha abiri yose sahuko dore mfite n'abashyitsi mu kanya badasanga ibintu byandagaye ahangaha gira vuba bizane hano sakari byinshi wa mugore umugore se none se jya muri tamabuja basi ibyo mpamagara mwize wari umugabo kera ugifite nawe ngubu warakemye ibi reba ku isafuriya yego sha iyo tumaze gukena muradusuzugura wakabimenyeye kuki udakoresha uko ushaka gushaka amafaranga ushaka nzakugira umukozi nibyo ushaka nyaguhemba none se ubundi ubusindutwa n'umukozi nga ni isabune umuntu yoza ibyomba nta sabune nta byango akira niyo myenda wambaye uza kuza kuyifura ntambara ikizi wambara iki nta myenda ufite se mu nzu ya kositimu wari ufite kera wirirwaga uvuga ngo niyo kujyana ahantu hari ahantu kijya mana yanjye muzabakoze ibiki nyine nawe imuyoshoje ishashiramo wa munyu wari ugiye kuzana yambonurije neza yasizemo ibisosi gusa rero indyarya wakankoze si gusa indyarya imwe imutwangereye igenda uduki imutwangereye igenda hari harimo ibijumba bibiri byose ni abiri ngegera gutya nimba uzi ko muhayijana ngo ujya n'umunyu ukajya gukinira ibisimbi urumva njyewe wasigaye no ngase nasigaye ndi kwahirirwa subira ku ishuri ujya kurya bibisi ntari bari umunsi uzaba n'uyu munsi n'umwe reka inzara impondore nuko nyine wabyumvaga ibintu twavugaga niba uzakwitwara neza uzagushakira ipantaro igukwiriye sinzi ibintu bisigaye byana nakunaniye ko urya ukaryama ni igiki kikunanura simbizi nyine ndi kunone si iki gipantaro suzi ko wakinzaniye tukakigabanyisha kikambwira ariko urabona cyongeye kuba kiri kuga ariko nawe ujya ugerageza unshakira akantu nyine utuntu tudusitire tugezweho tumfasha nsuzugure bigeze ariko si ubu wibagire ko ndi umugabo wawe uzi ibyo gabanya amagambo aho kubwira ntubyumve noneho uze kuza kujya mu cyumba urukundo mba irakuvureri yanjye nari amashuka asa nabi uze kuza kubimesa nabyo byanike nturamuke kuze kusugura ariko madamu ndaje wa mugani wawe mbyigeho nose buriya ejo bundi nabifuze ubyandijwe n'iki ejo bundi sinabifuze utekereza ko ari wenyine urara muri buriya bibiri wenyine ngiye kuguhereza ibihumbi 10 uri kunyumva ugiye kugenda uguremo ibiro 20 by'ibirayi ibiro 5 by'igitoki urukumva isukari irahari turi buze gukoramo abantu icyayi urukumva ariko na mukanya namweho mu mazi ntacyo bitwa ibyo byo nta kibazo rega ntabwo nakunywa ibiryo rega niyo nakwanga bwahe ntabwo nakunywa ibiryo rega ubu naho biri kuduteranya nawe ukora ibyo nifuza ugenda ugurira ibyo birayi icyo gitoki urukumva urya amagera hari urabizi ko hari cyetse niwe wayakoresheje oya arahari noneho nurangiza uze kuza kwifatushyira muri karaga kakari hari mu cyumba bizane undi duteka sibyo unshakire uze kuza kunshakira muri babashite baho umuntu uri kugufasha akazi ndaza kuza kubahemba nagaratanu se sahagiriye kugira ngo sinzi umuntu uri kukwitaho muri iyi minsi ikubona byarahindutse ibyo ntabwo bikureba nta nubwo akugumye no kubintu nta kibazo ndaza kubihemba 500 y'agashira sibyo sawa rero ngo kwakonya nanjye reka nze ngende ndikona n'imvura iguye nta kibazo ndaje njyeyo ifiriti ndayiteka nta kibazo ese ifiriti ubwo turateka ibyo duteka sinabwo bizi cyangwa ushaka guhemba ubwo bushoro bwawe nta kibazo ndabizi bagira vuba rero Ende byarangiza mujye nikubitira umugore dukundana ubusa uko ndi kubyoza nkanafura ndi kubiki huye nene gusa uwo kanyaruke ndikuzana kuturana mwana saso bra rero wa mwana we Samuze kushaje nawe umureba mu nzoga koko utarebyemo mwana ukamenya ibi kandi ubu nayitsibuka yimwe wenyine aso
ubundi reka umuntu nkubaze azana imva atarakora. reka nkubaze sibyo impamvu uriya mugore wawe guhera aya masaha kugeza n'ikindi gihe ahora gutegeka ni iyihe mpamvu Nta kintu bintwaye ariko. Baje kubura gutegeka n'umugore bumva nta kintu Bintwaye iki? ubu ngo y'amasaha abiri yaguhaye ubu kandi ugiye kureba ku isaha Ibyo ni ibindeba mwana. ahaha Ibyo ni ibindeba. ubundi reka mubwire biriya ni ukutakubita umugore Ariko muhora iki? ubundi aravuga ngo kutakubita umugore byororeye Mukubita se muhora iki? buruzi uzi njyewe nyifite umugore nyine wambagiza atari yaje namukubitiraga no kwa nyina kugira yemere Niyo mpamvu wabaye gutyo nyine. urumva ko burana najyaga kumurambagiza kwa nyina akaba yiseguye ko aragisha inka ebyiri Ariko njye burasureba. none wowe araza ni wowe ukoropa mu nzu ni nawe umesera ni nawe woza ibintu Ongeraho no ni wowe uteka ongeraho no gusasa. ni wowe ushasha ni wowe umwoza buri kimwe cyose Buri kimwe cyose. hano ngaha Ni ikigaragaza urukundo nkunda umugore. Ubu kubayeho gutyo nta mugore wayeho wishimye noneho. nose njyewe noneho uteka ko yari kuza kwa muzehe Gatisi akajya akora biriya gukorera ubwo dore ubwo niyo message wasanga ari we Ariko ni ikigaragaza ko nkunda. Urukumva neza. Ngiye burasureba. Umugore wanjye buriya rwose atananyoboye ntago nzi ko ariko ibi byombo ibi byombo none se ibyombo ibyombo neza bundi niwo bita umugabo bashaka bambwira ngo umugabo w'inganzo umugabo w'inganzo niba utabizi abagabo b'inganzwe nibo bazajya mu ijuru bonyine ntanganzwa ajya mu ijuru ndagatora mama siko ndi hanora ejo bundi wazambwiye nkagufasha kumukubita amuze unkubitira umugore aho nunamukura hano simbaza none se kuki ushaka ariko buriya mwana uri umuntu w'inshuti yanjye kujya mbona umugore uri gutegekwa n'umugore kuziye ngasanga urimo koza ibintu yewe data we ariko se nge rero ujya unansetsa muzehe ngewe umugore wanjye kuba nkubita anagira iki nkoza n'udukoresho mbona nta kintu bintwaye usanga kujya mu bandi bagabo ntacyo bigutwaye mu bandi bagabo si urimbwa ko ndi kumwe nawe nyine ni njyewe urimbwa none ubu ngubu haje nk'undi mugabo akavuga ati reka mugurire amacupa ya abiri ntiwayemera kuko uzi ko ararenza ya masaha abiri baguhaye nyine nicyo narakubwiye ngo ubundi ubwuzuzanye nicyo kintu cyubaka iki umuryango ubundi iyo ushaka kubaka uremera bakagukubita urumva neza ugafura amakariso ugafura iki byose ibyo se bigutwaye ubu se bintwaye ubu noneho urishimye kubayeho nta mugore kiriya kigabo cyo ni icyahe nacyo kije mu kabari kiriya kigabo kigeze ku njange we kigeze ku njange we cyangwa kinyiciye ni cya matayo muri inshuti uriya ni inshuti yanjye nyine ni inshuti meze mute se saso komera cyane mwa Akusije ufata inzoga abagabo nisome ariko se usoma uzanyanga abagabo nk'aba baza kuvumba baba bagira aya mafaranga se shaho darugwagwa ndakambura da umuntu uje kuvumba wese uyu munsi ko benzo bagera kazi ninda n'amagambo amafaranga arahari umugore aba yakoze bagiye kuzana za nkuru zahise za wa mwaka washize we ntago uzi ko umugore wanjye aba yakoze umugore wanjye afite amafaranga zingagura nyine tumizaho indi tumwe ureke kumarira amako ngako usanze wagira ngo arimo arasuka mu kinogo ruryoshye kubi niyo mpamvu rero buriya mumfashe ako si ubu bariyora muzehe ubu noneho ntabwo azi ko amasaha agiye kugera wasanga waramwifatiye ukajyaho ariko se izo mvi n'izo gusa basi nzabimenye ni umuriro irindi cupa baraje barizana saso amakuru ni meza tu ko twaburanye twaraburanye ahubwo se kutambwiye ko umuti wa uzi ya gahunda yo gukubita umugore yaragira noga neza je nkubita umugore ahubwo se weho wawe wanjye se wanjye